ndetse bene data nahuye n'urugamba rukomeye rw'uyu mwana mubyara arwaye avukana ubumuga bwo mu mutwe ariko ntiyigeze binkura ku Mana. Njye nari umusinzi wamaraga icyumweru mu kabari nkamara umwaka wose mu kabari ntazi Imana, ariko narayibwiye ngo nzagera hose nzakubwira ko wakoze, reka nyipfukamire gishime kuko yamaye agakiza kayo ku buntu. Kadukomera Imana amashyi, Imana yumvishe gushima kwe. Njye ndi wa mubyeyi wanywaga urumogi nkamwa ibiyobyabwenge byinshi, ariko shimye Imana yanandinze sida. Nahuye n'abagabo benshi batandukanye, mfite agahinda n'umubabaro umugabo wanjye akimara kunta wabo bana batatu. Ndababara cyane ndavuga ngo n'ubu ntacyo maze ku isi reka njye mu buraya, ariko shimye Imana itarobanura ku butoni. Shimye Imana ko yantoraguye mu muhanda ikangira umwana wayo, niyo mpamvu nayibwiye ngo aho nzashyika hose nzayishima. Haleluya, Amen. haleluya. Nitwa Tuyisabire Liliane, nkaba naturutse Nyabisindu. Nababonye kuri Nurayini, nari mfite agahinda kenshi cyane, ndicara mbwira Imana, yibwira ngo Mana, uyu mugabo mbonye shobora kuzajyaho nkaruhuka agahinda n'umubabaro, kandi ni ukuri ntababeshye, naje mfite agahinda kenshi cyane, mfite umubabaro mwinshi cyane. Naje mfite abana babiri, uyu namubyaye arwaye afite imyaka hafi 5, mfite akandi gahinja hari inyuma k'umwaka n'igice. Naje ndemerewe ndushye ndikurira, mbwira Imana ngo Mana, nubwo nta tike mfite aho ndi bugere mu nzira nkagwayo unyakire nk'uwagezeyo, ariko umfashe ngereyo, ningereyo ndaruhuka. Shimye Imana ko numva naruhutse mu mutima wanjye. Kayesu tumwongerera amashyi niwe by'uruhura. Shimye Imana ko nashyitse, nakomeje guhamagara mushumba, nomero yawe ndayigira, nkuyoboza. Kariya kana kanjye kakoze urugamba rukomeye kugenda n'amaguru aho twaturutse, ntabwo byari byoroshye, ariko nshimye Imana ko twahashyitse. Nayibwiye ngo basi ninahagera wenda nanaryameyo, ariko numve ko nageze mbashe kuruhuka. Ikintu cya mbere nshimiye Imana nuko umutima wanjye numva waruhutse. Ndize amarira menshi cyane, nicaye hari inyuma numva ndaruhutse. Nitwa Nkubana Jean Claude, bongeraho umwimerere. Ndagira ngo nshime Imana, ariko nshimira n'umushumba wacu. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa 7 nibwo yampamagaye, mpagarara hano, avuga ibibazo byanjye, arambura ibiganza byanjye arabisengera, ama 5,000 ngo afunguriye inzira. Kuri 15 nabonye umuntu uza arampahira mu rugo, ibiryo biruzuye ubwo. Kadukomera Imana amashyi, yabikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murumva neza ko ari iminsi 9 ku cyifuzo nuko bamfunguriye inzira, n'ibindi byose ndabitegereje. Imana nifasha nzaza gushimira mu itorero. Murakoze. Kadukomera Imana amashyi menshi, tuyivugirize impundu. Haleluya. Amen. Naturutse Nyamata, nitwa Duftimana Damien. Ugisengera hara ku Kinamba, umushumba aramanuye imitima igiye kuma business ishimishije. Zamura ijwi ryawe kugira ngo bari inyuma bakumve. Nitwa Duftimana Damien, naturutse Nyamata. Umushumba igisengera ku Kinamba, yaramanuye ngo Imana igiye kuma business. None ndayifite ndikorera, Imana ishimwe. Ayo mashyi tuyongerera Imana nibara yayo. Amen. Agataho afite ituro ry'ishimwe. Amen. Ituro arishiraho ngaho. Amen. Protokole mumwegere. Iyo turyamye dusinziriye, cyangwa iyo tugenda mu mihanda, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'urukundo rwa Yesu. Turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'urukundo rwa Yesu. Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
ngenda ubuhamya bwigendera. Ndashima Imana ko navuga se Imana uyu munsi nshime cyangwa nimbikore, kubera ko nari navuze ati nimbona telefone nibwo nzagushima, ariko byanze. Ndashima Imana ko naravuze ko nzashima Imana, ubu ngiye mubona ndi wa wundi utambira Imana nta kaguru ufite. Ndashima Imana ko yanyishyuriye inzu ibikojeje ku mukozi w'Imana, Imana ishimwe. Ikindi shima Imana nuko mubona mfite n'insimburangingo Imana yarayimaye. Ikindi shima Imana, ikintu gikomeye cyane Imana yanyijije kanseri nari imaze imyaka 9. Niyo mpamvu mubona mbyinira Imana kugira ngo n'aka kaguru gasigasire katazavaho. Niyo mpamvu nyibyinira, nta kindi. Rero muri ibyo byose muyimera Imana icyubahiro n'amashyi special. Glory to be Jesus. Naje ndushye ndemerewe, ariko naje kugira icyizere. Profete ampaye Bibiliya nicaye hari inyuma. Ibyo yambwiye ni byinshi, ariko nagiye mbibonesha amaso. Murabona ko nagasura kahindutse abo twari turi kumwe. Ni ukuvuga ngo Imana yankoreye ibintu bikomeye. Nari mfite icyifuzo marana imyaka 7. Icyo ngiki Imana yaragikoze. Amina. Nari mfite ikigeragezo cy'imyaka igera kuri 25. Kuba narakandagiye hangaha, icyo ngicyo nacyo Imana yaragikoze. Reka nshime Imana kubwa profete. Hari igiterane yigeze twigeze guterana hangaha, aravuga ngo umuntu abaguhiga bose, ibiguhiga byose bikuweho, ahubwo Imana ibigukura imbere, abagufitiye ishyari ibagukura imbere, kuko abo ngabo nibo bakubuza kwakira Imana. Ibyo ngibyo narabyo yarabikoze, yagiye ikuraho ibintu nkagenda mbibona. Abadayimoni bari baranzengereje karande zo mu miryango, ariko zose ndashima Imana ko yagize ite yabikuyeho. Ikindi shimye Imana, ejo bundi nagiye mu gihugu cya Tanzania. Ngirayo umuryango, nkagirayo n'abana, nkagirayo n'ibintu by'imitungo nasizeyo, urugo runaniye. Banteje abadayimoni bo kugenda, ariko Imana nabyo yarabikoze. Ejo bundi Imana yarandwaniriye, byose bigaruka mu maboko yanjye, ndabicyura. Icyo ndagishimira Imana. Imana yo mu ijuru narayibwiye nti ningera imbere y'amateraniro nzashima Imana mfukamye imbere y'iteraniro ry'Imana, imbere y'itorero ry'Imana. None miguye umuhigo, Imana yacu nishimwe, ni mu mperi amashyi ya gahunda. Kadukomera Imana amashyi yabikoze. Umukozi w'Imana twamenyanye mbere ndushye, nkipfusha umwana. Nageze imbere ye hashize nk'ibyumweru 3 mfushije umwana ndushye ndemerewe nta kirengera. Nagira ngo mbabwire ngo napfushije umwana hahandi na mama tagaruka kuza kureba uko umwana ameze, uko nabamerewe. Ngiye n'Imana yanjye abari y'inkomeza. Bivuze ngo icyo gihe nageze naho ntakazi ibyiringiro, uje ambwira ati ubwo babara mu nda, ubwo babara umugongo, nawe barakuroze, uwakantwara amafaranga, nkabyumva ko ibyo avuze ari ukuri. Ariko muri ibyo byumweru 3 nagiye ku Kinamba, nari mbibonye kuri YouTube basenga, mu kwizera ndahaguruka ndagenda ndavuga. Ariko nagiye mpinga nabwo, njya ngenda mvuga nti bano bantu bashobora kuba bafite abantu baba bavuganye nabo kugira ngo baze kuvuga ibyo bumvikanyeho. Yeseyo rero nari nicaye nk'inyuma numva arampamagati, we mama wambaye imyenda itukura ngo ino tuvugane. Nabyibuka ijambo yambwiye rikomeye, yarambwiye umwana wawe yarageze igihe cyo kukugaburira, baramuroga kandi uyu mwana yagwaye 1 kimwe ahita apfa. Humuragwirira tipari azaki demari, humura Yesu arakuruhura. Baragiye bafata ifoto y'umwana witwa Frodouard, bamwoherereza amahembe. Mu gihe mwari mujyamye mwagiye kwicura musanga umwana yapfuye.
icyatumye Imana igusiga tunganye ibidatunganye niwe ubwirwa icyatumye niwe ubwirwa Imana igusiga tunganye ibidatunganye twese tuzamura ibiganza